hanyuma dufite gahunda ikomeye yo guteza imbere ibijyanye n'amacumbi nk'uko mubizi mu mujyi wa Kigali ikibazo cy'amacumbi cyane cyane amacumbi ashobora kuba n'abaturage ba mikoro make cyangwa se abinjiza amafaranga make babona aho bagura inzu mu buryo bwo kwikodesha cyangwa se bakabona n'inzu yo gukodesha. Hari gahunda twatangiye hano kuri Mpazi tubona nk'ikitegererezo kandi ziri kuduha ishusho y'ibyo dushobora gukora. Twifuza ko muri imyaka 5 twakubaka 10,000 by'amacumbi nk'ayo ngayo, bikazaduha ariko intangiriro y'uko twakubaka n'andi menshi kurushaho. Uko umuyobozi w'umujyi wa Kigali Bwana Dusengiyumva Samuel yarakomoje ku miturire y'amazi cyangwa se ku miturire ikikije ino ruhura y'amazi iri guhindura isura kuri uyu musozi wa Gitega. Nibyo natwe tugiye kugarukaho muri iyi video yacu uyu munsi. Niba ariko bwa mbere ugeze kuri DCNTNC wakora subscribe kuri uyu muyoboro kugezaho update ku mishinga minini y'ubwubatsi, ndetse kandi nibagiwe kuba wakanda like kuri ino video, ukoreshe ya kugira ngo ubundi twameze twigumanire kuri uno muyoboro kugezaho amakuru update utaruzi kabasha gusobanukirwa. Umwe mu mishinga yitezweho guhikuzana impinduka igaragara mu miturire igezweho mu mujyi wa Kigali izafasha abaturage batuye mu mujyi wa Kigali babandi twita ko batuye mu kajagari guhindurirwa ubuzima cyangwa se guhindurirwa imiturire. Ni no project cyangwa se no mushinga wiswe Maziri Housing Project, umushinga ugizwe n'inzu z'amagorofa 18 atandukanye, aho buri imwe igeretse gatatu, aribyo bizwi nka G+3, cyangwa se inzu yo hasi imwe igeretseho izindi 3 hejuru bizwi nka G+3 ziri kubakwa mu murenge wa Gitega, akagari k'Akabahizi, mu mudugudu w'Ubwiyunge, akarere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, aho no mudugudu mwiza witezweho kuzatuza imiryango irenga 680 mu gihe mu kibanza kiri kubakwamo izi nzu himuweho imiryango 56 kuko aho yari ituye hamanje kurwamo iyo miryango, haratunganywa harasizwa kugira ngo izi nzu zibashe kubona aho zubakwa. Rero ibyo bibanza byakwemo amazu atandukanye yaratuyemo n'imiryango cyangwa se yarafitwe n'imiryango 56, ariko uri kumva hazubakwa amazu maremare, amazu ashobora gucumbikira imiryango myinshi ku buryo haratuye imiryango 56 cyangwa se harimo amazu y'imiryango 56 bazatuzwe imiryango 680 kandi noneho ituye neza, bitari by'akajagari, bitari byo mukavuye handi uburi imihandi kugezayo cyangwa se kugezayo ibikorwa remezo bigorana bitewe n'uburyo amazu yubatse, bitewe n'uburyo hakoze. Kuko mbere abantu bafite amamodoka baburaga aho bayacisha, baburaga uburyo batahamo, kuko gutahamo byabaga bigoranye ari ukugenda uzenguruka mu nzu z'abana mu nzu kugira ngo bashe kugera ku yawe. Iby'akajagari murabizi muzi uburyo inzu ziba zimeze cyangwa se uburyo ziba zifatanye ku buryo bigorana kwideplace cyangwa se kugerayo. Uyu mushinga rero washowemo agera kuri miliyoni 56 z'amayero, akaba hafi miliyari 77 z'amanyarwanda. Urumva ko na amafaranga menshi, kugira ngo izi nzu ko nazo murabona ko ari nyinshi, inzu 18 kandi zigeretse inshuro 3 buri nzu imwe. Urumva ko na amafaranga menshi kandi azavamo ibikorwa remezo bitandukanye byayo bizabifasha ano mazu kugira ngo abayatuyemo bashe kubaho neza, yaba internet n'ibindi bitandukanye birimo amazi, byose bizabikoze neza kugira ngo abahatuye bashe kubaho neza cyangwa se mu buzima bwiza bujyanye n'icyerekezo cyangwa se burimo amazu bijyanye n'amazu abazabatuyemo, kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugira isura nshyashya cyangwa se impinduka y'ubuzima. Aya mafaranga rero azubaka izi nzu yatanzwe n'ikigo gitsura amajyambere cy'Abafaransa cyitwa Agence Française de Développement ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uzwi nka Union Européenne, akaba byatanze cyangwa se byazanyemo n'amafaranga yo kubaka izi nzu. Ubwo leta y'u Rwanda yo yatangaga ibibanza bifashijwemo n'abaturage cyangwa se n'abanyiri ibibanza kugira ngo abashe kuboneka ibibanza byo kubakamo izi nzu. Izi nzu abazubaka aribo company za Riza Force ndetse bakorerwa supervision cyangwa se surveillance na company ya Gasabo 3D. Batangaza ko ukwezi kwa 9 2024 izi nzu zigomba kuba zabonetse zigatangira gutuzwamo imiryango izazituzwamo cyangwa se agatangira gutahamo abantu bari bahatuye, kuko nko twavuze aribo batanze ibibanza ku ikubita rero bagomba kubonamo amazu kuko aribo batanze ubutaka, ndetse kandi azagomba gutuzwamo cyangwa se abandi bazimuka muri ibibanza byo ku gice cyo hirya, kuko naho agomba kuboneka hegitari zisaga 16 nabo bakaza bagatura muri izi nzu. Noneho za nzu muri bya bibanza cyangwa se muri za hegitari 16 batanze naho hakubakwamo andi mazu agomba kuzatuzwamo abandi bantu bazabimwe mu bindi bice bitandukanye by'umujyi. dore ko byagaragaye ko izi nzu zirimwe mu bisubizo byo kubona amazu aciriritse kandi atuza abantu benshi muri uyu mujyi, kuko byari ikibazo gikomeye, kuko inzu zubakwa zitwa ngo ziraciriritse zagiye zubakwa n'amakampani atandukanye cyangwa se ibigo bigiye bitandukanye n'abantu ku giti cyabo bavuga ko bari kubaka amazu aciriritse, n'ubundi wasangaga abo bitwa ko baciritse cyangwa se abo zubakiwe bari ku rwego kuko batabasha kuzigondera. Ariyo mpamvu leta ndetse n'abafatanya ibikorwa babo
babashe kubona ko izi inzu zubatswe mu buryo harimo kugura ibibanza, harimo kumvikana na ba nyiri ibibanza, ndetse hakubakishwa uburyo budasanzwe bwubakwamo amazu, ari byo gisubizo cyavuyemo kubaka izi nzu. Ubwo hamanje gukorwa igerageza himurwa imiryango 12 maze hakabasha kubakwamo inzu za G+2 zo zigeretse kabiri, zatujwemo imiryango 56, kandi byose byabaye mu bwumvikane, aho iyo miryango 12 yatanze ibanza ku bwumvikane, maze akubakwamo ayo mazu, noneho ya miryango ikaza igahabwa amazu yabo cyangwa se hakurikijwe agaciro k'inzu bari bafite, ndetse noneho hakaza gutuzwamo n'indi miryango ikaza kuba 56. Twumva ko rero ibyo byagaragaye ko bitanga igisubizo mu byo gutuza abantu benshi ahantu hatoya, cyangwa se mu buryo bwiza bumeze neza, noneho abantu bakabasha kubona amazu neza kandi nta kibazo kinini kibayemo. Inzu zubatswe rero mu gihe kigerageza za mbere zo zaranje guturwamo, zatuwemo, bituma hagaragara ko rwose imyubakire cyangwa se kubaka gutya uburyo zubakwa, amatafari yubakishwa, beto iba yagabanyije ku kigero cyo hasi, buryo ibyuma bizamurwamo bizamukira amatafari, gashyirwamo beto nkeya, yaba ari gukora amadare, inkingi, byose bigaragara ko nta gice cya beto kijyamo kinini, bituma n'inzu no kubaka cyangwa se imyubakire yihutishwa, dore ko izi ngizi turi kuvuga za G+3 zatangiye kubakwa mu kwezi kwa mbere, ariko mu kwezi kwa 9 zikaba zirimo zigana ku musozo nk'uko muri kubibona. Byose rero murabona ko ari igihe gitoya, nk'uko mubibona inzu hano zamwe zararangiye, ndetse n'imirimo yo gusoza harimo amafinishing atandukanye nayo yararangiye, mu gihe izindi ziri gukorwaho amasuku, ayo mafinishing atandukanye ya nyuma, yaba ari mu nzu n'imbere ndetse n'inyuma, yaba ari kurangiza kubaka za escalier zizamuka zifasha abantu kuzajya bazamuka bagera hejuru, gushyiramo ibintu bitandukanye, yaba ari gusiga uturangi dukeya dusigwaho, kuko hasigwaho uturangi dukeya bitewe n'ano matafari cyangwa se n'uburyo zubatse. Amafinishing menshi yabasabwa cyane, aba ari gukora amasuku amwe n'amwe makeya ashoboka kugira ngo inzu noneho zibashe gutanga ubuzima cyangwa se zibashe kumera neza ku buryo zatangira gukoreshwa. Nk'uko muri kwibona rero izi nzu ziri ku musozo, kuko ku kwezi kwa 9 bagomba kuzitahamo cyangwa se abantu bagomba gutangira kuzituramo. Kandi ibijyanye n'ibikorwa remezo bizorohereza cyangwa se bizafasha abatuye muri uyu mudugudu w'ubwiyunge, birimo imirimo iragana ku musozo, naho imirimo irimo irakorwa, yaba ari imihanda ifasha bagenda muri iki gice kuba bagendamo cyangwa se accessinga amazu yabo, abahagenda abahacamo, byose urabona ko biri kugenda bikorwa bigana ku musozo. Kuko kuvugurura muri uno mudugudu cyangwa se kuvugurura imiturire muri uno mudugudu byose byajyanishijwe n'ibikorwa remezo bitandukanye, aho twari tuvuze nk'imihanda, kuko imihanda itandukanye yo muri iki gice cyo mu Gitega cyangwa se uno murenge wo mu Gitega, hakozwe imirimo itandukanye yo kuvugura imihanda, hangwa imihanda mishyashya, aho imwe yageze mu kaburimbo nk'uko muri kubona kaburimbo yagezemo, ndetse n'ahandi naho imirimo yarimbanije ko nka stone base cyangwa se base course iri gushyirwamo. Uko cyabanje gukorerwa cyane ni ukubaka imikingo cyangwa se retaining walls zifata ubutaka, kuko ari umusozi uhanamye cyangwa se ari ahantu ubona hari ku buhaname cyangwa se hacuritse hari slope, hamanje kubakwa izo retaining walls zifata ubutaka, kuko zari nyinshi cyangwa se zari zikeneye mu buryo bugaragara, ndetse kandi hubakwa n'amarigore hano hanyura amazi cyangwa se hazajya hayobora amazi atandukanye ava ku mihanda ndetse n'ava ku nzu zimwe na zimwe. Byose nibyo byamanje gushyirwamo imbaraga. Rero n'imihanda nayo iri ku musozo, kuko iri kugenda bikorwa n'amakushe ya nyuma, ubundi imihanda ikabasha kuboneka nk'uko turi kubereka ko hamwe imihanda cyangwa se kaburimbo yarabanje kugeramo, ari gushyirwamo n'amatara yo ku mihanda, bumva ko imirimo igeze kure. Kandi si imihanda gusa igomba kujyamo, kuko harimo kubakwa isoko naryo, imirimo irarimbanyije nubwo ryatangiye nyuma, ariko ibikorwa biri kwihutishwa kugira ngo izi nzu zuzure, abantu batangire kuzituramo, ndetse n'isoko riri hafi ribegereye kugira ngo bajye babasha kubona aho bahahira. Dore ko hari ugeze kutubaza ngo se ibikorwa remezo byo turi kubona amazu, ibikorwa remezo byo byifashe gute? Nk'uko twabivuze, ibijyanye n'imihanda biri gukorwa ndetse n'iri soko riri kubakwa, ariko hakazaba harimo n'ibikorwa bibafasha, yaba ari ikibazo cya internet, byose hazaba harimo facilities zibafasha kuba babasha gukoresha internet. Kandi none muri fazi izakurikiraho mu kubaka za hegitari 16 twavuze, hari ibindi bikorwa remezo bizigomba kuziyongeramo kugira ngo bazabate muri uno mudugudu bazabashe kuba bafite ubuzima buboroheye cyangwa se ubuzima bworoshye bitewe n'ibikorwa remezo bitabasha kugaragara mu miturire yari isanzwe ihari. Inshuti bakunzi ba Sentence, nk'uko twakomeje kuba update zitandukanye kuri uyu mushinga, tuzakomeza nk'ibisanzwe. Weho icyo usabwa ni ukora subscribe, ubundi dukomeza tukigumanira, ariko ntibagirwe gukora like kuri no video ndetse na share ntacyo nyari bitwaye kuri iyi video, ubundi kagera kuri benshi. Naho utaha, bye bye, ciao ciao.